umusibe ejo hashize ku munsi wo kwa gatandatu mu masaa sita n'igice ubwo Perezida Trump wa Amerika yavaga mu kiruhuko yarimo muri New Jersey aho yaregeye kurya amafaranga yakoreye akaba yari areka ikiruhuko igitaraganya maze akagaruka muri White House kuyobora misiyo idasanzwe Amerika yari igiye gukora mu gitero kidasanzwe Amerika yari igiye kugaba ku bigo byinshi bigiye bitandukanye bya Iran bitunganya uranium ndetse n'ibisasu bya kirimbuzi. Hashize kandi amasaha make cyane hagana saa 10:50 zo kuwa gatandatu akaribwo Trump yatanze itangazo binyujije ku rukuta rwe rwa X atangaza yuko Amerika yamaze koresha inganda zigera kuri 3 zose za Iran kandi zikaba inganda zikorerwamo ibisasu bya kirimbuzi ndetse kandi zitunganyirizwamo uburozi bwa plutonium ndetse na uranium bukoreshwa mu gukora ibisasu bya kirimbuzi ndetse n'ibisasu biremereye. Izi nganda zose kandi za Iran zikaba zari inganda zari zirereye munsi y'ubutaka kandi muri metero nyinshi cyane z'ubujyakuzimu. Amerika ikaba yaroheje indege zabo z'indwanyi zihambaye cyane, hari indege za B2 Strike bomba zoherejwe kujya kurimbura ibyo birindiro byose bigiye bitandukanye bitunganyizwamo ibisasu bya kirimbuzi bya Iran. Gusa nubwo Amerika yatangaje yuko rwose bagabye ibitero bihambaye kuri ibyo birindiro, hakaba nta kimenyetso na kimwe simusiga kigaragaza neza yuko ibyo birindiro byarimbutse burundu cyangwa se Amerika yabirashe ikabibabaza bikomeye cyane. Muri izo nganda cyangwa se ibyo bigo bya Iran byarashwe na Amerika kandi mu kigo cya mbere cyitwa Fordo Nuclear Site, icya kabiri kikaba natanze Nuclear Site ndetse n'icyitwa Isfahan Nuclear Technology Site. Reka turebera mu itangazo Trump yatangaje abinyujije ku rukuta rwe rwa X ku munsi wo ku gatandatu umugoroba. Itangazo riragira riti twashoshe igitero cyacu gikomeye cyane ku bigo bitatu by'ibisasu bya kirimbuzi bya Iran birimo ikigo cya Fordo, ikigo cya Natanz ndetse n'ikigo cya Isfahan. Indege zose zasubiye hanze y'ikirere cya Iran. Ibisasu byinshi cyane byarashwe hanini ku kigo cya mbere ari cyo Fordo kandi indege zose ziri mu nzira zisubira mu rugo. Turashimira kandi cyane indwanyi zidasanzwe z'abanyamerika. Nta gisirikare na kimwe mu isi cyari gushobora ibi uretse icyacu. Ubu ngubu kandi ni umwanya wo kugira amahoro. Murakoze kubw'igihe cyanyu. Aya ngaya kandi ni amagambo yatangajwe na Trump maze ibitangazamakuru byose bikomakomeye mu isi baheraho byemeza yuko Amerika yamaze kugaba igitero gihambaye cyane ku bigo bitatu bihambaye bya Iran. Bikaba ibigo kandi bitunganya ibisasu bya kirimbuzi ndetse kandi bikaba ibigo byari byarashwe kure cyane bitewe n'uko byari byubatswe munsi cyane y'ubutaka. Aho nk'ikigo cya Iran cyitwa natanze Nuclear Site cyo cyari cyubatswe muri metero zisaga 110 z'ubujyakuzimu. Izi nganda kandi zitunganya ibisasu bya kirimbuzi bya Iran zikaba inganda zari zubatse munsi y'ubutaka neza kandi muri metero nyinshi cyane z'ubujyakuzimu. Zikaba inganda zari zubatse neza zubakishijwe amabuye akomeye cyane. Akarusho izi nganda zose zikaba zari zubatse munsi y'imisozi myinshi igiye yegeranye ku buryo kandi byari bidashoboka ku gisirikare icyo ari cyo cyose yuko cyatekereza kuzirimbura bitewe n'ahanitse inganda cyangwa se ibigo bya Iran byari byubatse. Ushobora kuri kwibaza uti ese ubundi ibigo byubatse gute? Ese ubundi niba byaba byubatse munsi y'indake cyangwa se munsi y'imisozi minini cyane kandi yegeranye, imikorere yayo iteye ite? Reka tubanze tuvuge ku kigo cyangwa se uruganda rwa mbere rwa Iran rwitwa Natanz Nuclear Site maze tubone gukomeza ku bindi. Natanz Nuclear Site kikaba ari ikigo gitunganya uburozi bwa uranium ndetse na plutonium bukoreshwa mu gukora ibisasu bya kirimbuzi. Kikaba ikigo kandi giherereye mu misozi miremire yitwa Zagros muri Iran muri kilometero 250 uvuye mu mujyi mukuru w'igihugu cya Iran ariwo Tehran. Iki kandi ikigo cyubatse munsi y'ubutaka hagana muri metero 110 z'ubujyakuzimu. Kikaba kandi ikigo gifite indake nyinshi cyane kandi nini zishamikiye kuri cyo zibasha gukoreshwa mu kwinjiza ibikoresho byinshi bitandukanye bakoresha mu bisasu bya kirimbuzi cyangwa se mu kubisohora babijyanye hanze. Muri make yaba igikoresho cyose bagiye gukoresha muri runo ruganda cyangwa se icyo bagiye gusohora ntago bagicisha hejuru, ahubwo byose bacisha muri tono cyangwa se indake zubatswe zishamikiye kuri runo ruganda mu kugira ngo babashe gukora ubushakashatsi bwabo bushingiye ku bisasu bya kirimbuzi cyangwa se ibisasu by'ubumara. Bitewe n'uko n'izindi nganda za Fordo ndetse na Isfahan zose zubatse muri buno buryo zubatse munsi y'ubutaka, Amerika yari yatangaje ko Israel ifite ubushobozi bw'uko yabasha kurimbura ibyo bigo cyangwa se izo nganda zerereye munsi y'ubutaka, ko Amerika yonyine yari ifite ubushobozi bw'uko yabasha kurimbura ibyo bigo. Kubw'iyo mpamvu Amerika yemeje ko igomba kohereza indege zitwa B2 Strike bomba zikaba indege z'indwanyi zihambaye cyane ndetse kandi zikaba indege batazira akazi n'ak'abahigi b'ikirere bitewe n'ukuntu zirimbura cyangwa se zifite ubushobozi bw'intambara budasanzwe. Izindi ndege kandi zikora misiyo nke cyane kandi zatoranyijwe zikomeye kurusha izindi misiyo zose bitewe n'uko zino ndege nazo zirindwa mubi ku rugamba. Hashingiwe kandi kuri ibyo bigo byose bya Iran byari byubatse munsi y'ubutaka cyangwa se mu ndake muri metero zisaga 110 kuzamura z'ubujyakuzimu. Izi ndege z'intambara z'abanyamerika zitwa B2 bomba zijya guhaguruka ku birindiro byazo, akaba ari byo birindiro byitwa Whiteman Missouri Air Base birereye mu mujyi wa Missouri muri Amerika. Izi ndege bakaba barabanje kuzikoreza ibisasu bidasanzwe byitwa GBU 57. Ibi bikaba ibisasu byambaye cyangwa se misile zikomeye cyane
zibasha kurimbura ikintu cyose cyaba giherereye muri metero 60 z'ubujyakuzimu bitewe n'ahantu hose ikintu gisasu cyaba kirashwe cyangwa se imisire yaba irashwe, hagendewe ku ishwanyagurika ry'iyi misire ya GBU-57 ibasha gutwarwa n'indege ya B2 Strike bomba y'abanyamerika. Ibi bisasu kandi byitwa GBU-57 izi akaba ari imisire ziri mu bwoko bwa bunker buster. Izi misire za bunker buster akaba ari imisire zikoreshwa mu kurimbura ikintu cyaba giherereye munsi y'ubutaka gusa muri metero nyinshi cyane z'ubujyakuzimu. GBU-57 missiles izi akaba ari imisire zifite ububasha bwo zabasha kurimbura urutare, ibirindiro byubatse munsi y'ubutaka ndetse n'ibindi bintu byose bihambaye biri mu ndake cyangwa se byubatse munsi y'ubutaka. Dore ko izi misire za GBU-57 zikora iyo indege ya B2 Strike bomba iri ko ikintu gisasu cya GBU-57 kibasha kumanuka gusa iyo kigeze ku butaka ntabwo kiti giturika, ahubwo kirabanza kigapfumura kigahinguranya ubutaka kikinja muri metero nkeya cyane maze kikabona gushwanyagurika cyangwa se guturika gusa cyabanje kwinjira mu butaka n'imbere. Iyi ngiyi akaba ari impamvu ya mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje indege zijya kuri 6 zo mu bwoko bwa B2 bomba. Izi ndege 6 zose zikora ipawundi zijya ku 30 by'ibi bisasu bya GBU-57 missiles. Izi ngizi kandi n'itoni zijya kuri 14 zose za bine bisasu izi ndege za B2 Strike bomba zijya kuri 6 zari zikoreye zigiye kubirimbuza inganda za mbere zikomeye z'ibisasu bya kirimbuzi za Irani. Gusa nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zarimbuye ibyo birindiro byose cyangwa se ibyo bigo bya Irani, hakaba nta kimenyetso simusiga cyerekana ko ibyo bigo byaba byarimbuye burundu n'izo ndege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kwene makuru kandi yatangajwe n'umusirikare w'umunyapolitike wa Irani akaba ariwe Mohsen Rezai Mirgadi, akaba yaratangaje ko Irani yari yamaze kwimura ibisasu byayo bya kirimbuzi ndetse n'ibisasu byabo by'ubumara byose babyimura ahantu hizewe kandi hatekanye, nubwo Amerika ngo yohereje indege zabo kugira ngo zize kurimbura ibyo byose bari baramaze kugeraho kandi byarabatwaye imyaka myinshi y'ubushakashatsi. Kuri ubu gikomeje gushakishwa na Amerika ndetse ifatanyije na Israel akaba ari ukumenya ahantu baba bari muri ibyo bisasu bya kirimbuzi byose bya Irani, bitewe no kwamaze kumenya yuko nubwo bohereje indege ngo zibashe kurimbura ibyo birindiro byose ndetse n'ibintu byose bagezeho abanya-Irani, Amerika nayo itizeye neza yuko yaba yarabirimbuye byose, kandi na Irani ikaba ikomeje kwigamba yuko ibisasu byabo bya kirimbuzi bari bamaze kubyimura ahantu hatekanye ndetse kandi hameze neza. Israel na Irani byo bikomeje kwambikana umunsi ku munsi, aho urugamba rukomeje guhana inkoyo hagati y'igihugu cya Irani ndetse n'igihugu cya Israel, aho buri gihugu kiri kubitekereza cyo guhita cyohereza misile zigiye kurimbura umwanzi ku ruhande rundi, ndetse kandi n'undi yabitekereza bikagenda uko. Yaba ari ku mpande zombi abasivili bari kuhatakariza ubuzima umunsi ku munsi bitewe na misile buri gihugu cyose kiri kohereza buri uko kibitekereje, kizohereza ku mwanzi wabo kititaye ku ngaruka izo arizo zose zabasha guterwa n'izo misile. Israel kandi ikomeje gushyira imbaraga mu gukomeza guhiga ibigo byinshi bitandukanye bya Iran bikorerwamo ibisasu bya kirimbuzi, aho byose bashaka kubirimburira icyarimwe maze bikavaho burundu. Ibi ngibi kandi biri guterwa n'uko umuyobozi w'impinduramatwara cy'Isilamu wa Iran ariwe Ayatollah Khamenei aherutse gutangaza ko n'ibinango ngo bazakoresha ibitwaro bya kirimbuzi mu kugerageza guhangana n'umwanzi wabo ari w'Israel, ndetse kandi byaba ngombwa bakamusaba ku ikarita y'isi bakoresheje izo ntwaro z'ubumara cyangwa se za kirimbuzi bafite. Prime Minister w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu nawe aragira ati ibyo ngibyo ntabwo tuzabibemera habe na gato, ndetse kandi tuzemera yuko mwagerageza no kugera kuri uwo mugambi mwagambiriye kuva kera hose wo kurimbura abanya-Israel bose mukabatsemba. Ese wowe by'intambara ya Iran ndetse na Israel urayibona gute? Ushaka kuduha inyunganizi cyangwa se igitekerezo waca muri comment section ubundi ukacyandika. Mbifurije kandi ishya n'irwe mu byo mukora byose, muhaye muronke kubagena iby'agaciro kuri uyu muyoboro. Ozone Info, ibiganiro byacu nakagaruka.